Satani ukuntu Bibiliya imugaragaza imusobanura neza kugira ngo tumumenye, yiyambitse imyambaro ibiri. Umwe yiyambika umwambaro w'umukara, aho ngaho yemera ko ari sekibi, niwe urimbagura imibiri, niwe utera intambara, aho ngaho arabyemera ngo ni Satani. Nibashaka rwose bajya bamuha ibihembe, ariko arahandi adashaka kwitwa Satani rwose, ashaka kwitwa Imana. Agerageza uburyo rero yigaragaza nk'aho ari Imana y'ukuri, akavuga yuko ari we muremyi. Hari nk'aho nagiye mbaza nese Yesu wakwishura ni uwe, ati neza ni wa wundi ujyona muri filime. Ni kuri yasa, naramubonye n'amaraso ajojoba mu biganza, iriya foto wabonye niwe neza. Niwe, ati niwe. Wamukinnyi muzi ko umukinnyi wa filime. Akarere k'ibiyaga bigari n'akakarere ka u Rwanda uherereyemo, ariko ingobyi nyirizi iri mu Rwanda. Ingobyi ya Eden iri mu Rwanda. Ingobyi Eden iri mu Rwanda, ariko Eden yo ni akakarere kose. Ururimi Baburahamu bavugaga, Baburahamu ntabwo bavugaga igikarudaya, oya, kuko bavugaga igisumeri cyo Kinyarwanda. Reka tubasuhuze cyane inshuti, mukomeje kugenda mutwereka ko mudukurikiye mu biganiro byacu bitandukanye, haba kuri Inyigisho TV ndetse no ku ISEZERANO TV. Bwakeye gute Vode? Meze neza kabisa. Hana muganga yanyandikiye amarinete. Ndabona usiga ureba cyama, reka haze cameraman wantongire Vode. Muganga yaranumukiye ariko nayo nsigaye ntareba pe. Ntago nari nkireba. Cyampaye. Muganga asanga ntayandi. Birangiye ugize amaso ane. Yego neza niko bimeze. Pole sana. Umeze gute? Ndashima Imana ariko nubwo bimeze bityo. Yes ari kungo. Aha, kuri kamera ndabona dufite abatumirwa babiri. Dufite abatumirwa nge navuga ko batanoroshye cyane. Mu kanya ndavuga impamvu batoroshye. Ariko mbere mbabona mu nyamakuru ko batoroshye, reka babanze batwibwire kugira abantu babanze babone. Just. Murakoze cyane. Je nitwa Sebonani Christophe, pasiteri. Mpagariye umuryango w'ivugabutumwa witwa Shining Family Ministries. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana babiri. Cyane nzwiho ubwanditsi bw'ibitabo, harimo n'iki ngiki kinini, n'ibindi byasohotse bihari. Ndabona kuba cyakibona handitseho ngo Imana cyitwa Imana y'ukuri n'Imana y'iki gihe. Ni Imana ebyiri. Ngirise gusa ko ari nyinshi. Ku isi hari Imana ebyiri, hari Imana y'ukuri. Iyi ngiyi yoyo ni Imana ya diversities, ni Imana igaragaza mu buryo butandukanye. Ifite izindi Imana nyinshi cyane zigeze zihagarariye mu isi. Mu isi cyane ni nyinshi cyane, bire izita nyinshi, ariko zose zikomoka kuri iyi ngiyi. Iyi twikinyuma rero ni ikinyoma ikomoka n'izindi nyinshi cyane yagiye deployinga mu bice bitandukanye by'isi. Murakoze cyane. Nanjye nitwangira Batware François, ndi pasiteri, nkaba ndi umuyobozi wungirije wa Minisiteri y'Ivugabutumwa nk'uko maze kubabwira Shining Family. Vode rero mbona aba bagabo bwa mbere ubundi nababonye kuyoboka Mana TV bari gukora ikiganiro, basobanuriye Imana y'ukuri n'Imana y'iki gihe. Nabona ariko numvamo n'ahandi bageze babemeza ngo ingobyi ya Eden iba mu Rwanda. That's man, aba ni abafilozofe, ni abanyamwuka, ni abanyabwenge b'isi. Nahise ngira amatsiko cyane, ndavuga ati reka tuzabatumire dukorane na ikiganiro kugira ngo wenda batangaze neza ibintu mu buryo buri develope. Niyo mpamvu bavuze ko batoroshye. Niyo mpamvu narivuze ko batoroshye. Urakoze cyane. So rero abantu bagiye bibaza nyine ngenda ndakurikirana ibiganiro byabo bagenda bakora bitandukanye, ariko ndanyanga dusobanurira icyo bashatse kuvuga bavuga Imana y'iki gihe. Imana y'iki gihe? Aha, murakoze cyane rwose. Twandika Mana ko ni Imana tuzi. Besaho. Ubundi bamugana Imana y'ukuri yo ntago tuyivugaho byinshi, kuko ni Imana umuremyi wa byose. Ni Imana umuremyi wa byose, niyo rurema yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Ariko nanone ni Imana yaje kwiyerekana muri Kristo Yesu. Nabyo ni twasenguye, kuko nanone hari Imana rurema, iyi ngiyi y'iki gihe, sibyo igishaka uburyo yiyitirira nanone ni Imana y'ukuri. Rero iy'ukuri yihishiwe muri Kristo Yesu, guhera mu itangiro kugeza mu byashuwe, nibyo twagiye dusobanura. Urwo rujijo rwo gushidikanya Imana ruvaho
kumenya imana y'ukuri. Rero imana y'iki gihe iri jambo ntabwo ari rihimbano twe twarihimbye, ahubwo biri mu ijambo ry'Imana, ni umwuka wera wahishuye yuko hariho indi mana, kuko imana y'ukuri ni imana ihoraho. Naho imana y'iki gihe Bibiliya duhamya yuko yanditswe n'umwuka wera, umwuka wera yahishuye ko ari imana y'isi, ni imana y'isi, imana ngo urumva imana y'iki gihe mu cyongereza ni God of this age, imana y'ibi bihe, imana y'izi systeme, imana ariko y'ibishira idahoraho. Nihe rero? Ni Satani, sibyo? Wigize nk'imana. Ubundi wenda se reka badusome mu murongo mundi nguvuga gatoya, mwumva ibyiwe, kandi no kutamenya yuko ngo iyo mana ibaho, abantu benshi cyane bari gushira, kuko igibasanga ikabavugisha nk'aho ari imana, bakayakira bagakubitika. Nk'uko bivuze, imana y'iki gihe iri jambo umwuka wera yararivuze muri Bibiliya, yanditse muri Bibiliya. Iyo uvuze imana y'iki gihe, kubera ko abantu burya ntabwo dukunda gusoma, umuntu aribaza ati ese iryo jambo riri niryo rero nagira ngo mbasomere mu Bakorinto ba 2:4 ku murongo wa 3. Duhere ku murongo wa 3. Aravuga ngo ariko ngo niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka, noneho 4 aribo batizera, ab'Imana y'iki gihe, ahangaha tubyumve, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Yes. Urumva ko mu by'ukuri Bibiliya ivuze yuko ngo imana y'iki gihe niyo ihuma minding z'abantu, sibyo? Iri rero niyo yagiye iyobya ibitekerezo by'abantu. Nkanjye wagiye usesengura imyemerere y'isi mu gitabo, nereka imyemerere y'isi buryo yagiye itangira muri za Babuloni za kera. Hari Babuloni za kera bitaga za Mesopotamia za kera, cyangwa se za Sumeri ya kera, ubu ni Iraq y'uyu munsi. Ndetse bamwe bakavuga yuko nanone yaturutse muri za Misiri za kera. Hari Misiri ya kera yitwaga Egiputa. Urumva twagiye iyo ngiyo rero turabisobanura nk'iyi myemerere umuntu wayishibuye ku mugaragaro, ashinga n'amadini atandukanye. Ni nk'umugabo witwa Nimurodi. Nimurodi ni umugabo niwe wubatse, niwe wayoboye isi bwa mbere. Nimurodi ni umwana wa Kushi ni wa Hamu ni wa Nowa, ni rwa rubyaro rwarokotse umwuzure. Umwuzure wo mu gihe cya Nowa. So rero urumva mu by'ukuri uko imyemerere yiza twarayizamu, ariko turayerekana. Icyo tubwira abantu nuko Bibiliya yavuze ngo Satani, iyo yaza kwita Satani gutyo akaba Satani gusa sekibi, isi yari kumurwanya rwose, isi yari kwishyira hamwe ikarwanya uwo sekibi. Ariko Satani ukuntu Bibiliya imugaragaza imusobanura neza kugira ngo tumumenye, yiyambitse imyambaro ibiri. Umwe yiyambika umwambaro w'umukara, aho ngaho yemera ko ari sekibi. Niwe urimbagura imibiri, niwe utera intambara, niwe urema imitwe y'ibyihebe, niwe uteza ubusambanyi bukaze bwawo, ubupfumu bukomeye n'abarozi bo ku rwego rwo hejuru. Aho ngaho arabyemera ngo ni Satani. Nibashaka rwose bajya bamuha ibihembe. Ariko arahandi adashaka kwitwa Satani rwose, ashaka kwitwa Imana. Agerageza uburyo rero yigaragaza nk'aho ari Imana y'ukuri, akavuga yuko ari we muremyi, sibyo? Ari we waremye byose. Ubwo rero kugira ngo agire imbaraga, birangira anazanye doctrine, ndetse hari n'imico yagiye ashinga mu isi za culture zikomeye mu isi. Impamvu ubona isi ifite ibibazo bitandukanye, n'impamvu nyine ari Imana y'isi, nuko byose byagiye biba kandi abantu bakabiyoboka baze ngo bayobotse umuremyi wakunda. Ntubagasanga rero bayobotse ikintu cy'imibazo. Niyo mpamvu ubona abantu bicana, amadini adahuza, abanyedini bica abandi, abantu baba ngo Imana yambwiye ngo uyu mugore si uwanjye kandi mubyaranye kangahe? Mubyaranye 2 cyangwa 3, kandi yari inshuti yawe. Urabona ushobora gutandukana n'umuntu kubera kamere zitahuye. Ibyo birumvikane muri natire y'Imana, sibyo? Ariko hari ugiye muhuje, ari mukundanye, mwahuye uri umugabo n'umugore mukundanye, sibyo? Muca mu rukiko, musezerana mu buryo bwemewe n'amategeko, hanyuma muca mu rusengero,
mubyanye abana babiri cyangwa batatu, nyuma hakaza Imana ikubwira ngo uyu mugore si uwawe, uyu mugabo si uwawe, kandi ugahura n'igitutu ukaryama ukamubona. Njye nagiye mpura nabo nk'ubu abantu kuva twatangiye minisiteri, tumaze kubona abantu, tumaze gutanga counseling z'abantu batandukanye bamaze kutwumva ati ni ukuri numvise ijwi ncisha bugufiya, numva sinarwanya Imana, rirantesa rirampemukira, ntandukana n'umugabo wanjye, navuye ku kazi. Hari n'abambwa ati nahunze igihugu, nagize gute, teko sinarinzi yuko iyo introduction y'indi Mana yuko ibaho. Ubwo rero urumva icyo nasobanuye ko burya hariho Bibiliya niyo yavuze ngo erega, ntabwo Bibiliya yavuze ngo Satani yahumye imitima. Bibiliya yakoresheje iki introduction yuko ari Imana. Kubera iki? Nta mwuka wera yarimo aramya Satani, ahubwo yarimo aduhishura yuko uwo mubi yigira Imana kugira ngo asengwe arimburwe. N'ubu tuvugana bari mu kaga k'iyo Mana y'ikinyoma. Umuntu wasomye iki gitabo se yabasha umuntu usomye iki gitabo asobanukirwa izi Imana ebyiri, akaruhuka, sibyo, akinjira mu munezero, imigozi igacikagurika. Kuko mu by'ukuri reka nkubwire, nigeze kujya kubwiriza ahantu mu butayu hari 2012, aho ko 2012 ubutayu bwarakoraga butandukanye, ugasanga ari ubutayu nka buriya bwa Masoro barahazi, bwa mbari kuvugira hano hafi cyane za Kimironko kuko niho dukorera na minisiteri yacu nihiba, hari ubwa hari ya za Samuduha, ariko icyo gihe ndumva nari ndara bwa Masoro kwa Masasu. Mbwiriza abantu, mbabwiriza ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana riko babwira Imana y'ukuri na doctrine yayo, uburyo itanga agakiza k'ukuri, no gucyanuka k'ukuri, abantu baranezerwa kabisa. Noneho rero umudamu umwe arambwira ati ariko ati ubwo butumwa n'ukuri, ati maze igihe nkijijwe, maze igihe narakira umwuka wera, atariko ubutumwa uvuze numvise bwongeye kungira mushyashya neza, numva Kristo mbaye mushya muri we. Atariko rero ikibazo mfite gikomeye cyane, uzaza usure mu rugo kubwira ibibazo mfite. Icyo gihe ngiyeyo arambwira ati rero ikibazo mfite ni kimwe, ngiye gutaha byo gupfa. Tigewe maze iminsi nteguzwe ko ngiye gutaha. Genda umuhanuzi ukomeye cyane, ambwira ibitendo bye cyangwa se imimi ikomeye cyane, ati ngubu ndi n'umujyanama wa pastor ko Imana impa ubutumwa mbabwira, simvuze itorero rikomeye yararimo rigira inyamwuka rwose. Arangije arambwira ati ariko mfite ikibazo gikomeye cyane, ati ngiye gutaha. Ati amagare, iyo ndyamye amagare n'amafarashi ni 2012 mbona asuye, nkabona ahagaze mu kirere kandi rwose Eliya yabonye, akabwa ngo iyeze ugiye gutaha. Ati nutaha, ati byo gupfa, ati umugore uzagusimbura hano, uzasimbura papa runaka, izina ryihorere, ariko yivugiye ko rimwe tujyana nawe atanga ubuhamya, benshi bamaze kuboka bari kuvuga ko bazafasha benshi. Aravuga ngo umugore uzamusimbura ngo azamutesa, ngo azamuhangayikisha, azamuhemukira. None ngasenga ngo Imana ngo nyereke ngo mu maso ngo simpabone. Bafite abana 6 ngo 4 bari kuzajya mu ijuru, yamwe ngo 4 bazajya mu ijuru, ngo 2 bazarimbuka bazagenda. Ubwo nabajije nyamugabo, mugabo warabyakiriye? Ati narabyakiriye rwose. Ati ko anige to turi hano kumva, ati umuhanuzi akava iburengerazuba, undi akava iburasirazuba, bagahurira hano, bati hari amatike tukwatse, Imana tubwiye ngo witeguriye gutaha. Kumva namaze kumva ikibazo cyabo, ndavuga nti Imana y'iki gihe yatatse ifamiye karesha kubacyura. Bavandimwe, ibi ni bikomeye cyane. Ntabwo Imana ya Daniel ngira ngo hari n'ibice nimba ari 9 nimba 11 ku murongo wa 36 nitubona kare turasoma hano baba ngo ni Imana ngo y'ibihome, ngo ni Imana ngo nabasokuza batize gute batigeze bamenya, ngo nabazajya bayisenga bakayitura amaturungu izaba no gukomera, ngo gutyo abantu bakomeye. So rero ubwo twaraganiriye, numva niyo pe, numva niyo
kuko yambwiye ibintu byinshi cyane uburyo imuhangayikisha numva niyo. kuki wowe wahise wumva ko ari imana y'iki gihe atari imana y'iki Aha ubundi hasi hari ibiyiranga. kumva hari ibiranga. Hari ibiranga sinzi nimba namwe muri bubyumva umunsi. Ubundi ntabwo Imana ivuga ngo abana ngo bamwe bazarimbuka abandi bajye mu ijuru. Reka ngo nk'icyanditswe kimwe. Nsomera abakorinto ba mbere 7:14. 7:14 aravuga ngo kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we. Yego. Kandi umugore utizera yezwa kubwa mwene datu. Iyo bitameze bityo abana banyu baba bahumanye ariko none dore nabera. Uri kumva? Ubundi iri ni somo rero nindi doctrine ishobora kutugora kuko muzi ko harabajya bavuga agakiza ngo nako umuntu individuel ariko ntago ari ibyo bujya biblical. Bari muzi ko agakiza ka famille. Salvation ya famille. Burya ni wenyine wabaje inkuki. Wenyine. Kumva? Ariko Imana irimbuye abana bandowe. Yabirimbuye ndowe. Nindi somo ariko abataryumva neza no kuntuza bihangane izaba isomo ry'ubutaha. Sibyo? Ariko burya kuvuga ngo hari Bibiliya iba mu bantu mu bwonko bwabo igihe nyita Bibiliya ya Satani iba mu bantu bibwira ngo nibyo kandi atari byo. Kuma ubwami bw'Imana umushaka ubwami bw'Imana gukiranwa kose. Ngwiri muzabyongererwa kandi iryo jambo ntibaho muri Bibiliya. Sibyo? Bavuga ngo ubwami bw'Imana gukiranwa kwayo. N'amasomo akomeye. Ukavuga ngo bireba ngo umugabo azajya ngo umugore asigare. Nijye gusanga muri kubyigisha ndamubwira nti nyerekana ubiri ngo 5,000,000. kuvuga ngo hari ibintu bitirira Bibiliya. Urabona iyo twiga Bibiliya uburyo Satani akora nk'iyo urebye ukuntu yashutse Eve. Aravuga ngo harya ngo iki giti hari kure mubwiye. Kandi agoreka gatoya kugira ngo message yose ititakara. Ubutumwa bwose butakare. Rero namubwe nyerekano Bibiliya ivuga ngo umugabo azajya ngo umugore asigare. Ntahabaho aravuga ngo ababiri bazabaryamye bari ku buriri. Kuko Bibiliya iravuga ngo umugabo n'umugore ntago ari babiri n'umwe. Si one person. Ni itegeko ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo umugabo utizera automatically yezwa kubw'umugore. None sasa rero icyo navugaga rero Imana yo mu ijuru ntabwo ishobora gutanga umurage wo kuvuga ngo aba bana bazarimbuka abazajya mu ijuru. Sibyo? Ikindi rero ntagiye kure. Tukiganira ku masomo ya mbere nasanze adakijijwe. Najya ngo urakijijwe ariko ndacekinga ntabwo akijijwe. Ikindi navuga nti Imana ni kubera iki? Igiye gucyura igangakisha umugabo wawe. Ndabigenzura. Sibyo? Sanga ntabwo bikozwe mu rukundo rw'Imana. Kuko Imana ni Imana y'urukundo. Sanga ni Imana ishaka guteza ibibazo. Abana bamwe ibaze yo famille kurituye. Abana bamwe batuye bazi ko bari gehinomu. Sibyo? Abandi bazajya mu kandi abazamwije bazajyangwa n'iki? Ngo ni isezerano. Kumva just isezerano. Abazarimbuka nabo n'iki? Ni isezerano. Sibyo? Isezerano ryo kurimbuka. Iryo kurimbuka. Iryo se ribaho? Ntabwo ribaho. Ntabwo ribaho rwose. Buriya no kumenya nature y'Imana nabyo no kumenya bisanga umenya Imana y'ukuri nyine. Ubwo rero mu by'ukuri hari ibintu cyane nasuzumye. Ariko cyo kuvuga ngo ibukana ntuza umurinzi w'imbohe yabwe ngo izere urakizwa nawe umugore wawe. Nibasoma mu ntuza mu Barewe Imana yabwiye Yosuwa ngo ujye utamba igitambo cyawe. Sibyo? Ni Aroni. Igitambo cyawe n'ugitamba urabugitangiye n'inzu yose. Bureka ngubwiye Pikemu buriya papa wawe buriya wanduye ni papa waba wanduye. Urisidiye nandi masomo bagomba kwiga. Buri umwana wanjye yanduye buri Imana irimbuye my seed. Bazasome Imana ivuma Hamu. Sibyo? Hamu maze kureba ubwambure bwa se yavumye umuhungu witwa nde Kanani. Imana ijya kurimbura Akani yavuze ngo muzane n'umugore we n'abana be bari bazize iki barimbukira hamwe. Sasa rero nijye somo dukunze kwigisha icyane cyo kiri very wide n'agakiza n'icyo kiri very wide. Ni ibintu akenshi twize utuntu duto cyane twahunga two kunoshora ugasanga umugabo ameze gutya ngo gakiza ngo ni individuel ngo urebye nabi ngo warimbuka ugasanga ngo genzi isengera ugasanga amasinde ibaze kweri ibaze umugabo muri kumwe umubiri umwe ukamuramo image ngo wawe urimbutse ngajya mu ijuru. Uri kumva iyo doctrine
doctrine itarimo love, itarimo Holy Spirit, itarimo urukundo rw'Imana. Ariko ni Bible yo irabisobanura. Gusa nayo mvuze ni mwihangane tuzabivuga tunasoma, ariko nivugire nuko nasuzumye icyo gihe nsanga imyemerere ye ntago ibiblique. Ndabone ubwo itari biblique rero hari ibibazo bitandukanye ABCD. Je mfite ibyo mpimiraho nyine bitandukanye. Kaba nti Imana iki yagufashe sasa rero. None icyo nakoze naramwigishije imigozi iracika. Icyo gihe ni mu mbaraga zikomeye cyane kabisa, ariko n'ubu nzirimo ntabwo ubwiza bwacu bushira. Icyo gihe kabisa ndamusengera numva arabohotse. Ndabwira ikimenyetso cyo kubohotse. Ntabwo uzajya kubona amagara zo gutwara. Icyo gihe bucya bwakeye amamagara ati hari abantu baje ngo mbahanurire. Noneho biranga. Ya magara sinabonye za mano ndumva zagiye. Uri kumva? Abantu abati yewe nanyugiye kuvuga izina rye kandi igihe kitaragira. Bati mama runaka yasaze. Kuko nababwiye ati sasa rero za mpano zose najyaga nkoresha mpano. Ti nizi Imana y'iki gihe. Ti nguki? Ti niza Satani n'ukuri. Atuzi ko ntagitashye. Ngo kuko Mana yanjye. Ngumvire we ngo yasaze. Bivuga rero ngo hari n'abandi bantu bakorana niyo Mana batabizi. Batabizi. Ubureka ntabwo babizi. Buriya ibintu bya Satani biri mu bice bibiri. Hari abantu babesikoro. Bapanga uburyo bajya gukora amadiru yo kwesikoroka abantu. Sibyo bakita abantu b'Imana bakagira gute bariya niyo bishobotse bajya mu bapfumu gushaka imbaraga. Sibyo? Cyambere. Na abantu rwose babizi ko na Satani hari n'ibyo bikonegitinga na babiri yango bya framasoniki. Sibyo? Ukabona abantu bakomeye mwisi ni nabakozi b'Imana bazi neza ko bakorana na Satani. Hari abandi bantu b'inzira karengane. Bari mu kigare Satani yihishuriye. Sibyo? Urabona hari nk'aho nagiye mbaza nese Yesu wakwishura ni wowe. Ati neza ni wa wundi ujyona muri filime. Ni kuri yasa naramubonye n'amaraso ajojo mu biganza. Iriya foto wabonye niwe neza. Niwe ati niwe. Wamukinnyi muzi ko umukinnyi wa filime. Iyamabana amazi imisi y'amabano ngo bareke kumanika mu mazu yabo. Sibyo? Ya icyo ngicyo ni kimwe. Noneho nagiye mpura n'abantu benshi bari kurira. Sibyo? Nko umudamu icyo gihe tumaze kuganira na famille yarabohose navuga nti mwebwe abana bose bazajya mu ijuru kubera bize Kristo. Sibyo? Mbereka kwizera Kristo bivuze no ku mwana w'Imana icyo bivuze. Mwese ijuru muraribonye. Sibyo? Bose bakira ijuru bakimuka wera. Ubwo rwo rwakira assurance. Noneho kuva icyo gihe kugeza uyu munsi abantu bameze icyo gihe bari barumagaye kuntu kare basenga barumagaye gutya ubona barashukutse bari mu masengesho. Urabona nawe umuntu witegura gupfa undi witegura gupfakara urwo rwo rwaratake bahangayitse bameze nabi icyo gihe barashukutse basa nabi. Mu by'ukuri bibaza bamugani uyu ni umunezero kujya mu nzu y'Imana yitwa Imana, ariko bamaze kumenya ukuri baratoshye. Gusa bamaze gukora na challenge yabo bahanuriraga bazi ko abaprofete bakomeye cyane, ariko icyo gihe barazutse batangira kujya ku murongo biga no gukora biga no gucuruza. Biga muri bake baza nk'abatangiye ubuzima buri normal kandi batataye Imana ahubwo bari gusabana n'Imana nka papa, kuko bajyaga amagara ajyaga zakabatera n'ubwoba bwinshi cyane. Amagara akatera n'ubwoba bwinshi cyane n'iki mpita nibuka n'abandi twagiye duhura bavuga ngo ati jewe yambwiye ngo nitegure iki ngo nitegure imbago. Sanga ntabo yakuye munuza ngo mu bucuruzi ngo ubucuruzi si ubwawe. Imana yarabihanuraga bikabase cyane ngo y'Imana y'iki gihe irabikora. Merega Bibiliya irimusobanura cyane. Bwana iki gitabo ni kirekire bireba ngo afite imbaraga afite n'ubutware n'ubushobozi. Akwibona Yesu yarivugiye nka Yesu ni Imana turemera ko Imana. Yarivugiye ngo benshi bazabambaze ngo turimbuze gute ko twakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Sibyo? Byinshi mu izina ryawe. Tukukana abadayimoni bakagenda mu izina ryawe. Tuzize iki? Uzi Yesu bazabazize namudusomera mu Makorino 2 umurebe. Kandi Yesu nawe uyu ni Yesu nasobanuye hano. Satani afite ubushobozi bwo kuza akagusura nko mu izina rya Yesu. Makorino 2:11 wenda se umurongo wa 3 muko bavuga. Umurongo wa 3 uravuga ngo ariko ndatinya yuko nkuko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kane ngo kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye
mukakira undi mwuka uri kumva utakiriye iyo haje umuntu abwira Yesu wundi atari uwo twabwiye urumva another Jesus hari undi Yesu sibyo ubwirizwa niyo mpamvu navuze Imana y'ukuri na Yesu w'ukuri arimo hano na Yesu wundi noneho mukakira n'iki n'undi mwuka hano bakira undi mwuka bakabatizwamo sibyo ukabavugisha genda bazi pe ndabazi ni ibintu bitumace ndibuka jewe mumuka nkareba iyo reality nagize n'ubwo ndaba kuduza ibintu ari byinshi cyane bitumace kuko nk'Imana nk'iki gitabo nerekanye nijuru ajya ajyanamo abantu sibyo agafatana akabajyana muri iryo juru ryitwa irya kabiri arimo Paul yavuze ngo ntago turwana abantu bikuzimu turwana abantu bahantu ho mu kirere ngo n'abatware bahantu bo mu kirere icyo kirere kuko ijuru ni dimension sibyo iyo dimension ibamo abatware sibyo iyo juru ni rihe none rero ahangaha yita nka Yesu afite n'umwuka nerekanye yuko harimo n'umwamikazi nayo ari mu mugabekazi waho rimwe na rimwe ujye wita nka Mariya rimwe na rimwe Mariya we Bikira Mariya ndamukunda cyane nta muntu muzima udakunda Bikira Mariya umva nibyo yadukoreye rega buriya mu by'ukuri umuntu bya umucunguzi buriya ubundi urebye ubuzima bwe bwose n'umugambi Imana imufiteho bamwe bamunenga n'ubujiji uriya n'umuntu kubahwa n'Imana yaramwubashye ariko urebye muri iryo juru rya kabiri naho nagiye mbicukumbura byanahere no mu mico ya kera muri za mitoloji za mite n'ibintu birebeye cyane muri iryo juru rya kabiri haremerwamo ibintu nk'ibyo ngibyo hari abakozi rero bitwa b'Imana bagenda mu ijuru rya kabiri ati nagiye mu ijuru wakumva hari n'uwagiye ngo bamaze ngo Yesu ngo abanyasate ngo yasaga ngo na Cristiano Ronaldo hari ikiganiro cyahise kuri televiziyo imwe hari umusaza bamwitaga nawe umenya yari apotre uriya musaza yitabye Imana niyo bamuhaye ikiganiro rwose avuga ukuntu ngo yagiye muri bigera havuga ati Yesu naramubonye atasa na Cristiano Ronaldo yarakundaga umupira cyane ahubwo akaza urumva iyerekana mu buryo butandukanye biterwa buriya nk'abantu bizi cyitwa great disappointment n'iryo jambo barishyira muri Google great disappointment ni gutenguha gukomeye kwagiye kubaho nk'abantu bagiye bahanura nk'imperuka buriya hari nk'imperuka yagombaga ngo kuba mu 1840 kangahe icyo gihe habaye gutenguha gukomeye ko abantu bakomeye bari bikize hamwe ngo imperuka igiye kuba icyo gihe ntiyaba itabaye habaye indi trishori bahita ngo burya ngo hari ikintu kitagenze neza ABCD no mu 1914 yanambara isi yose nayo hari abagabo bakomeye mu isi bari bakukiye na muvumete z'abantu benshi cyane bava ngo Yesu nibwo ari bugaruke ntiyaba uri kumva ubwo narimo mvuga ibintu byinshi cyane nkuko na Bibiliya uzi ko hari yari kuba ubwo ngo bwuzi ubizanye n'ina hangaha wavuga urebye abantu intambara ngo ari kwa mu Rwanda za 2003 cyane cyangwa se 2010 2012 cyane byatagitingaga amateka y'amatora y'umukuru w'igihugu cyangwa se amandi event yakomeje kwa mu gihugu nk'ibi ngibi nigeze kubivuga abantu bamwe bararira abandi bararuhuka abandi bajya gute abantu bagiye bahunga ngo bikomeye biraje bimwe bya Magayane na Nyirabiyoro kandi ugasanga abantu ngo barabibonye tinanye naryame nanjye nari mfite isezerano ryo gutaha n'ikindi biki rero uyu ni Yesu wundi twemo tuvuga Satani gira nka Yesu agatanga n'undi mwuka wagatanga iki n'ubundi butumwa nk'umurongo wa 14 baba ngo sigitangaza ko na Satani yiye gute yihindura nka marayika w'iki umucyo ubwo rero muvandimwe ibi ngibi narabisesenguye cyane Imana yampaye ubuntu imusukaho kwe grace ubundi abantu bakishira mu gitwa grace mu kigiri iki ni charis ni ability from God n'ubushobozi buvuye ku Mana nasutsweho ubushobozi kandi ndumva binzaho byanje 2010 kuvuga ibintu byatutse ntago biba bitugoye 2010 nahuye n'umugabo wari mutuka Imana twari turi mu najye kubwiza ahantu sanga umugabo arimo aratuka Imana abandi turi gusenga hari mu butayu hari yabwisa muduha nta nicyo mpisha abantu harakabeza ngo yari yaje gusenga aricyo kimuzanye icyo gutuka Imana kandi wari umugabo kabisa sanga ari gutuka Imana no mugabo ari gutuka Imana wihora iki ati Imana imukiye Imana yakugize itese iyo yambwiye ngo izanyubakira urugo rwiza ati umugore nashatse ntigeze ashishoza
wenda se agira urukundo wemera ati uyu mugore w'umutware nzagukora ubukwe bwiza nzaguha urugo rw'icyubahiro rutinyitse rurimo byose rugize gute ubwo rero yizera iryo sezerano gusa arangije abibwira umukobwa basenganaga nawe yizera imana y'umugabo uri kumva ariko ngo muri mariage bakozwe n'isoni ubukwe abantu ntibabuzamo n'abake baje babura icyo barya aho bicara ubukwe buteye isoni ku buryo ngo umugore yahakuye ihamuka ryo gusuzugura umugabo kuva umunsi kandi baguma mu murimo basenga muri korari bagira gute kugira ngo ye amwereke yuko yababaye akajya anasambana bakavuga ati ntasambanye wambwa we kugira ngo amwereke yuko mu by'ukuri ari ubusa yari afite igikomere rero bati iyo mana yanyije nayo mfite amasezerano ibihumbi kuki yabimukiye no kuvuga ibi ngibi rero jye simakara ko Imana ivuga oya Imana y'ukuri iravuga kuko itanavuga burya n'ikinyoma ntiyavuga kuko ikinyoma ivuga ipirati y'ukuri ariko bureka mbwira abantu bakwiye kumenya ese ubundi ubuhanuzi bw'ukuri bwo buvuga iki dusomera kuri n'abambere ndetse iki kiganiro kibe kigufi dushaka tuzagira abakora n'abambere 14:3 vuga ngo ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza urumva umuntu uhanura bari kuvuga ubuhanuzi buzima sibyo ni ukungura abantu sibyo ntabwo nuzuba ngo uzabona umugore gutyo gusa hoya ubuhanuzi buraza bukakwedika ni ukukungura no kuguhugura sibyo no kuguhumuriza ngira ngo nimba ari ikintu giteye ubwoba ni ubuhanuzi buriho mino misi uzacika amaguru hari umugabo umwe ari mu bantu leta yarihiye bajya kwiga muri Isirayeli ibintu by'ubuhinzi yambwira ati twahoraga ari muri ofisi imwe gutyo hari ofisi hari inzu twakoragamo ofisi zihura gutya arambwira ati ariko njya numva uvuga ariko we disi nta nubwo asengera mu idini ry'umugore we yisengera mu idini ryose ryiturije ritamizo mpano n'iki umugore akaba muri iryo dini ry'impano rero ati kuzi ibintu by'Imana mbwiza uko umugoreanye mukunda kubi yarangije muri yerekana umuntu intellectuel nawe ujijutse njya kurangana yakuye amafaranga kuri konti ngo Imana yamubwiye ngo ashyire pasiteri ni costume zanjye nkone yazitwaye I love my wife nkunda umugore wanjye cyane iyo Mana ni bwoko ki kandi umugore wanjye nta bugome namugenzo ngira ngo ndebe ko ari ubugome afite sanga si ubugome sanga niyo Mana iyo Mana iri kuncucura iyo Mana insahurira urugo iyo Mana ni bwoko ki ati umugore wanjye nubwo yize afite ikibazo mbura afite ikibazo cy'iyo Mana isa nk'iyamwangije mu gutyo kuntu yisize kubisobanura wantabaye ubwo niko nakoze introduction y'iki y'Imana y'iki gihe nawe arayumva arangije muha umurongo azagendera kugira ngo yubake urugo rwiwe ashika ubwoko mbere yanatinyaga bati nakora ku iyo Mana ikanyica nemereye ingenzi ko ishaka niko yaravuze itazanyicira umugore ati ukibeshye ukambuza urahonda gatwe mu muhanda muri kaburimbo imodoka zigasye ndamukana kwihama iki amafaranga uvuye kwiga leta rakuriye ariko sibyo ntabwo uri kwiyubaka uri gusenyuka hari umukobwa umwe igeze kunyuza ku itangazo ku kinyamakuru cyitwa ibyishimo.com icyo gihe cyari kigikora ntabwo gikora ubu ngubu icyo gihe yatanze itangazo kuri iyo ntuza abaza abakristo bose muri rusange yavuze ati giye wenda umwade pere insengera Nyarugenge sibyo iryo tangazo yari itanze rwose yewe nakuze ndi umukobwa ufite umubiri ufongisiona ukunda nk'abandi bana natangiye gukunda niga secondaire kuko abandi bana bakundana ngeze kaminuza Butare hariya ati ngira gute nkunda umusore nkunda nawe nkunda rwose dusenga muri sepu sibyo abahanuzi baraza ngo uramugabo so wawe ngo Imana ngo izakwihera umugabo uvuye ku Mana koko sibyo ati ndamureka nubaha Imana nanga gusuzugura Imana guhera icyo gihe nta wundi mugabo ndabona ati tuvuga ndashaje ngira imodoka yanjye ngendamo mfite n'inzu duhurira mu rusengero n'uwari umugabo wanjye ari kumwe n'umugore we n'abana be intimba ikanyica nimusobanurire Imana yambuje gushaka ubu ngubu nkaba mpeze kwishyika
kuko nabaje gutereta batereta barumuna banjye ni mu muri Imana utazi iby'Imana iki gihe ubimuvanemo maze gutanga isomo ahantu biburaye banterefonye bajya ati nanjye n'ubwo napfuye nanjye n'ukumeze nanjye amashuri neza yose yatumye ntifatira umwanzuro n'ibitekerezo byanjye ubwabyo Imana yandemanye byatumye ntifatira umwanzuro ngendera kuri aho majwi none umazi abira hari umudamu wahariya w'inahanga nawe wari murira cyane mu minsi yashize tuziranye bati umugabo wanjye yagize gutya vinahanga ajya gushaka umugore kiramuruzi Imana imubwiye ngo sinduwe kandi babijanye abana bange babiri bari babanye neza Imana we ati vanga ura mugore so wawe nawe ni umugabo mwiza subwe skoro ni Imana mubwiye ubwo rero iyo duhuye nabo mbasha kubagira inama bakagaruka mu murongo bakamenya ko ari yo ntabwo ikomeye kwinyagambura itinya ukuri itinya yuko umenye ko ari yo iyo ati nakuvumbuye uri Imana kinyoma Imana umuremyi wanjye suko ikora mvira mu rugo mvira mu kazi mvira muri future yanjye afere birangiye ese wenda reka dukoresha iminota mike dusa nk'asoza ikiganiro tuzagikomeza ubutaha yego ariko ndashaka kugira ngo tuvuge ku gitabo gatoya yego usa nabaha ishusho wenda akantu gato abantu nk'ikinyoma gito wenda waba sinzi niba nawe hari ikinyoma waba warakoresheje nko muri iki gitabo kugira ngo abantu baze kugira waba wagiye mu biranga iyo Mana wenda se sasa rero urumva nk'icyo kibazo cy'ibintu byinshi cyane urumva hari characteristics z'Imana iki gihe nibiranga urumva harimo imikorere harimo doctrine harimo imivugire hari uburyo yataka umuryango hari uburyo yataka umuntu individuel ishaka kuba ejo hazaza hari n'uburyo yataka igihugu n'amadini ubwayo urumva nabivuze we nk'akantu kamwe nk'urugero mwabana bumve Yohana 14 haravuga ngo Yesu yavuze ngo ngiye kubategura muzaba sibyo no kubategura amazu muzabamo iyo atahaba mbambi babwiye amazu muzaba muri giye uyategura ntago ari mwebwe sibyo no muri ibyavuze ngo kumana yacu hari amazu meza yubakanywe isuku tuzabona sibyo tutarabona gutyo ariko hari umuntu umwe nzi ukomeye hari umuhanuzi nzi ukomeye yewe ni n'umuntu wo mu muryango wacu mu mubiri ni umukecuru utageze wiga ariko azi gusoma yigije gusoma ndibuka rimwe ngeze guhanura umuntu ngo uzabyara kuwa mbere saa 8 ariko gatano kuwa mbere saa 8 arabyara uwo muntu kumva bitarasohoye bya mbere ariko ngeze guhabwa message yagiye mu ijuru nawe ariko ati giye ngeze mu ijuru batabankingurira ati ngiye gutya mu biganza byanjye ikimenyetso amaye muri ijuru atayifungura ubu niko ameze yari akazi cyo afite bajyaga mu recommandation zo gukwira mu gihugu hose ati mu ijuru harimo amazu ageze gute atandukanye sibyo hari amazu y'ibyatsi byaboze n'ibishingwe atabona abantu bigeze mu gakiza bahita bakavamo sibyo ati hari abandi amazu agera kuri rento ariko yahagaze amaze imyaka 10 ati ni abantu bakoreraga Imana bageze hangaho babivamo barigendera ati hari abandi bafite amazu yabaye amatongo ati nawe bafite amazu ameze neza yuzuye batanga ibya 10 n'amaturo basurana sibyo bagira bati kibyo bine bivuze gutyo kandi n'abantu bafite performance n'imenyetso witumva ari byo ubundi kumenya Imana iki gihe nuko no kumenya kwigenzuza ijambo uwo muntu afite imbaraga afite n'ubushobozi cyane iryo juru ririmo ibyo bishingwe ririmo iyo myanda ese niryo juru Yesu yavuze ngo nimukuka imitima ntajye bashuka jewe nijye uzubaka amazu nitwe twubaka amazu ese ubundi amazu yubatse muki na yubatse mu matafari ese ubundi amazu ari physique Paul yajyaga avuga ngo iyi ngando yanjye inzu yanjye nimara kuyamburwa nzajya mu nzu nshyashya yindi avuga uyu mubiri ayo mazu muvuga ubundi so rero urumva ni ikibazo gikomeye cyane ariko nk'abantu buriya nakuzimu bwayo hari ijuru rya Satani ya kabiri hari nakuzimuye akavana abantu muri iyo juru sibyo akabajya muri kwa kuzimu hari n'abantu bavana muri iyo juru rye akavana abantu muri kuzimu ngo twagiye kuzimu ngo dusanga ngo hari inganda ngo zisya abantu zisya impinja ngo birantuze ngo mubona ngo ziratiro z'abakini b'ikigo ngo ni impinja ngo ziba basereye kuzimu uri kumva n'uwampaye ubuhamya mwira ko yagiye kuzimu ngasanga barya impinja yego usanga barya impinja uri kumva
hari ukuzimu kuri bibirikari sibyo hari ukuzimu kuri bibirikari kwa bibiliya birivuga hari no kuzimu satani yiyubakiye sibyo ngo twaye ngo dusanga ngo ingabo za satani ngo zambaye ngo uniform y'umutuku ngo zaba badayimoni ngo bana banje ngo igihe ngo kirageze ngo wa mugabo ngo nituvuga mu izina ngo agiye kuza bamugere mubwira abantu ngo birinde ibi ugasanga the message ari gutanga n'ibibiriko hari n'ikindi kintu muvandimwe kwandika igitabo nk'iki ngiki ntabwo ari ugukina ndetse tumaze no kubita no kukidefanda henshi cyane twitigo n'ahantu hose kujyayo ubu tuvugana intambara yari ngo iruta iya jenoside intambara iruta jenoside yakorewe abatutsi yari kuba unyumvire nawe gusa uwo mwuka wibase akarere nawo naje kuwanariza urahari hari impamvu n'ikimwe aka karere nyine nibyo nzavuga butaha aka karere ka Edeni akarere kagiye kuva mu bubyutse buzahindura isi akarere kabitse ibintu bikomeye cyane satani yarayaje akora asa nk'ukicayeho n'ukagena ejo hazaza kuvuga akarere ka Edeni ushatse kuvuga akarere k'ibiyaga bigari n'aka karere ka u Rwanda ruherereyemo ariko ingobyi yo nyirizina iri mu Rwanda ingobyi ya Edeni iri mu Rwanda ingobyi ya Edeni iri mu Rwanda ariko Edeni yo ni aka karere kose bavuga ko iri muri Iraq bavuga ko iri muri Iraq ubwo se turasimbutse ndi kuvuga urumva hari ukuntu satani imana y'iki gihe ni n'imana systeme zizi hari ukuntu yagiye icurika amateka kugira ngo atamenyekana nk'ubu abantu akenshi cyane nk'iyo twiga amateka y'igihugu tujya muri sirago tugahera amateka y'abanyarwanda ngo ku gihanga ejo ni ikinyejana cya 11 ejo bundi ukibaza u Rwanda rubaye mu myaka igihumbi ishize abanyarwanda kweri ni aho ngaho duhera n'igihanga watubyaye ariko ntabwo ari byo mu by'ukuri kuko gihanga nawe ndibuka uwamuhaye ingoma sibyo uramuhaye ingoma ngabi yitwa ingoma rwoga yari umwami yari umwiri wo mu barenge abarenge ni bande nk'iriya sanduku iriya ngoma bamuhaye yari mu ishusho y'isanduku y'isezerano ya Mose niya sanduku abaheburayo bahunganya abisirayeli barayizana cyagiye ubwo Nebukadineza yasenyaga ntuza uburyo bagiye baza n'imyaka naho bace n'igihe biri muri iki gitabo nabyo turifite abanyarwanda rero bahari uyu munsi sibyo abanyarwanda batuye igihugu uyu munsi n'abaheburayo ariko sasa rero reka nkubwire umva nk'akantu gatoya k'uyu munsi abantu bumva ngo gasani urugero gasani twatekeye ngo se gasani kirigora kuvuga gasani ni imana n'iki ariko gasani muri mitologie rwandaise umugore w'impanuka gasani ni umugore wande wa Shyerezo uri kumva iyo bazi ibya miti ko bikora mite uburyo z'imana zikaba n'abantu gutyo gasani bakumva nyuma bakamusenga rero ngo se gasani kirigora byumva barutanga urusekero rugubwe neza ukumva gasani ukagira ngo hari nubonona uziko gasani muri dictionnaire y'abasumeriya bakera munuza hari munuza uziko gasani yarimo ijambo imana ririmo za gasani umuntu gasani turakwinye muri make werekana uburyo urwo rurimi baburamu bavugaga baburamu ntabwo bavugaga igikarudaya oya kuko bavugaga igisumeri cyo kinyarwanda nicyo giheburayo ngo runyakanani ukumva rero tuzabisobanura neza byose yego evode hano nyina no tuzakomeza kino kiganiro ariko gato yarasubira inyuma gato harabaye natangiye gusobanura tukiri ahandi nyine kuri iyi Imana y'iki gihe avuga ati abantu bagiye banura ngo azaza intambara zitandukanye niho nagize soreze uri kumva tuzaza muri part 2 tuvuga uburyo kingo bya Edeni iri mu Rwanda yes hari umuntu twigeze kuganira ari wacu cyangwa hari umuntu twigeze kuganira hari umupasiteri nyine maze imisi tugana bati mvuga ibi ngibi ati icyampa ngo umwana wanjye azumva izi link abana banjye nabarihiye amashuri banze kugaruka mu Rwanda ngo ntibashobora kugaruka mu Rwanda byandi bitarasura kandi bangije kwiga kera ubuhanuzi babi abambere rero ngo biye gusoma 2003 ntibyasohora abandi bategereje 2008 kuko ngo amatora ya 2010 ntabwo ari kuba abana benshi cyane bashiriye guhera 2012 hari mu movement hari n'abana bagiye mu ishyamba benshi cyane n'abana bateye kinigi baza barasaza uko Imana yabwiye ngo ibahe igihugu nibyo byari bije hari umuyobozi umwe ukora muri gahunda yo gusubiza mu buzima ingabo zahoze ku rugerero yambwiye ati ibi ngibi nibyo byibere iri hanze abasirikare dufata bose babatahutse baje bavuga yuko
iyi mana ngo yarabwiye ngo bazafata igihugu kino gihe biranga bahora muri ibyo ngibyo uri kumva se rero urumva yarivuguruje ariko ikintu byari bishingiyeho ziriya ndagu bunini ndagu za nyirabiyoro indagu za nyirabiyoro zo mu 1700 zaje kwakirwa na Magayane mu 1980 Magayane we azitransmita mu idini zari ndagu none mu idini zihinduka ubuhanuzi n'amayerekwa n'amabonekero n'iki zihinduka cyo muntuza none sasa mu byukuri umwanzuro wazo ubundi zabaga ku Rwanda ngo ruzongera kuba u Rwanda rw'amahoro ariko ngo umwami Kigeli wa gatanu nirwo atashye agatanga nyuma y'intambara abaperezida bapfuye bavuga n'abaperezida aho bazaba baguye n'imyenda bazaba bambaye n'amatariki yabyo Kigeli ngo akazaza u Rwanda rumeze neza ngo abanyarwanda bake bazaba ariho nibo bazabaho neza nuko ngo bakayoborwa na Kigeli yaje gutabaruka arataha hari abantu baje kuba confused cyane bati ko atashye se ibintu ngo n'abasaza bari babirambirijeho byabaye politike abantu bamwe banze kwiga abandi basabuye amakonti yabo bajya hano hanze bayaryamaho amafaranga batahuka ikibazo rero njya nkunda kubwira abakozi b'Imana mufite inshingano kuki nk'umwami yatahutse ntuvuga ati bya bintu nyamara ibintu bikinyoma ubuhanuzi bukuri iyo bwagize gute iyo busohoye none ibintu byaje biferinga ABCD why mudakanguka ariko nkatwe dutangiye kuvuga tumaze tuvuga ibintu rega hari abantu bamaze kujya ku murongo n'ubu dufite test muri abantu baze kwishima ati ubu nibwo nica nkumva ndi mu Rwanda nkacuruza nkumva naryama ndakanguka kuva nakumva muvuga ntarumva muvuga icyo kintu mu gisobanuro kuko abantu baragitinyaga cyane kuvuga mu Magayane ukavuga ubuhanuzi bw'iki ariko je nk'umuntu uzi Imana y'iki gihe wayicukumbuye mu muco no mu madini aho yicara ikita Imana ikihe ishingiro ry'ikiniki ukashyira hariya iyo umaze kwimenya umva uhituzuka mu byukuri so rero mu byukuri ingezo ni nyinshi cyane kandi namani kuze guprofita karunyine kubibonaga amatora n'umungu nibwo yasakuzaga nk'ubintu bya corona yaragurutse corona sisa ni sisi 336 kingorere apfa kumva kanu gasa nk'ari gashyashya kaje ndibukara umuntu umwe ambwiye ati shati bigenze biti ati bigenze bite pasi ati ujye umenya kuvuga ibintu ati Kisedeki agiyeho ntuza dapfuye ati Imana twa dufite yatubwiye ngo ubuhanuzi twese twa dufite hari imurenge na he nuko Kabera bari kuzamutera urusasu he mu gahanga gapfa hanyuma akabona gusimbuka none asimbuye ku mahoro ati bigenze bite urumva hari ibibazo byinshi cyane ariko iyo abantu bamaze kumenya ibyo byose icyo cyuka kigira bituma abantu bagiye gute batangiye gushyira ubwenge bajijuka ntibafate ubuzima bwabo bw'ejo hazaza sibyo ngo babushingire kuri iyo mitekerereze nimba warize sibyo geneje aho hazaza nimba wizera Imana ibyo ngibyo byabishyira mu Mana ukoresha n'ubwenge gize gute yaguhaye ukumva kandi unasenge umukora azakubwirega ariko iyo abantu bavuga ngo ni Imana yavuze akenshi abantu bavuga ngo Imana yavuze ubwonko bwabo butubucura muri no gutekereza ariko kubita abantu ariko wenda se urumva nabiciye nko hejuru nk'amadetaye maremare sinagiye mbivuga ariko byishijwe nko muri iki gitabo ariko wenda se n'ababishaka bafata nimero zacu twagomeza kuvugana ikintu cya mbere nko muri no minsi abantu babidusabye ati mufungure ahantu mutangira amasomo niho babidusabye ati tujye tuyakurikirana kuri Rabajyana Family TV twatangiye kujya tunyuza amasomo kuri Rabajyana Family TV ni chaîne twafunguye izabafasha niyo mutangira ibiganiro byanyu umunsi kundi turi kwigisha abantu uko babyifuje kuri Rabajyana Family TV amashomo rwose asesenguye iyo Mana ayo majuru yayo ikindi bya Edeni ikindi turi kwinjira mu masezerano y'uru Rwanda sasa u Rwanda Edeni maze imyaka ihishe uziko umukuru w'igihugu ariko kwivuga yabivuze bango abantu batazi ibyo ngibyo ngo bava kubize biziki akavido bazakareba ni ibintu urana abazungu bari baraheshe kano karere n'amateka yako ariko igihe kirageze kugira ngo bimenyekane bishuke kuko buriya mu byukuri Afrika no mugabane uteye ubwoba ugiye kwerekana ikiburo cy'Uwiteka ku isi yose rero ayo madeta yose twatangiye gutanga amasomo abantu ntibacikwe ubundi rero Isezerano TV rwose turahari tuzaza tukomeze dutange mugani isezerano ry'u Rwanda ry'ukuri nirihe rigomba guca ku isezerano n'iry'ikinyoma nirihe sibyo uzamera isezerano ryawe Imana igufiteho nirihe isezerano wa mugani isezerano kabisa mwarabonekewe twabakuze cyane uretse irashene ariko na nimero ya telefone abayishaka cyatuganiriza abantu mu buryo butandukanye
na counseling twazitanga ku bantu bakomeretse cyane n'iriya mana n'abashaka ibiganiro bisanzwe n'abashaka kubona ibitabo gusa hari nk'igitabo cyitwa ijuru ni ryawe cyiza cyane nacyo kiraboneka uretse iki ngiki kuri ADPR haryo bahasanga no kuri Librairie Caritas n'iki ngiki umuntu yakiyasanga ibi ngibi ubu byarashize ariko muri stock birahari ariko sindabijyanayo babishaka nakimushyira gutyo rero nimero ni 07 85 665 4820 07 85 665 4820 nanjye ni 078 307 3983 078 307 3983 bikemureka ngushimire ko wamfashe kuyobora iki kiganiro ariko ngira ngo aba bantu b'Imana rwose ngenda bakunza cyane kuko nanjye ntangiye kubona ko hari ibintu harinze shaka utakorana nawe nayo mu murongo utariho neza hanze ugenzure neza kugenzura neza n'itonze ikiganiro nk'iki rero nticyabura gusiga ibibazo dusaba abantu baze gutanga comment ukuntu bakira ikiganiro kugira ngo biduheshe gutegura n'ibibazo bafite nabyo babishyire rwose gutatuzaza tubasezeranije ko aba bantu kuri inyigisho TV no ku Isezerano TV turahari rwose uzabagarura gusubiza ibibazo mugiye kubaza ndabizi ubu muri gutyaza amakaramu yego turabashimiye cyane.